Mwaramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 17. Turahera ku murongo wa 5. Haranditswe ngo uku niko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu kandi icyiza n'icyiza ntazakibona. Ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi, ntizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahora n'itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Bibiliya ihera mu Itangiriro igice cya mbere, aho handitswe ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Nuko Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Mu gitabo cy'Abaheburayo haranditswe ngo kera Imana yavuganiraga natwe mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bwinshi mu bihe byinshi, ariko bivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo ari we yaremesheje isi. Ubu rero abantu rero bahimba, handitswe muri Bibiliya ngo bahimba uburyo bwo gusenga, ariko ukuri ni uko kugira ngo duhamye ko twayobotse Imana by'ukuri ni uko tugendera kuri Bibiliya. Tujya tunabiririmba ngo nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze nta kiruta iki. Mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki, ko Yesu ankunda. Ese Data wa twese yandikishije hehe iby'urwo rukundo rwe? Ni muri Bibiliya. Bibiliya rero yagiraga imizingo, nk'uko Yesu yigeze no kubikomozaho ngo mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye. Byamubagaho byose hasoraga iby'abahanuzi bavuze. Byanditswe mu Baroma ibice 3, umurongo wa 21 haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ubwo rongeye kubisobanura gutya. Amategeko n'ibyahanuwe, ntugahite wumva ngo amategeko ngo ibisate by'amabuye byavuye kuri Sinayi. Amategeko, hariho ibitabo byitwa iby'amategeko, hakabaho n'ibitabo byitwa ubuhanuzi, hakabaho n'ibitabo byitwa n'igitabo cya Zaburi. Ubundi isezerano rya kera nicyo ibyo bitatu gusa nibyo biba biri kuvugwa. Twajyaga tubyiga kera tutanazi neza ibyo ari byo. Bavuga mu Gifaransa ngo il y a 5 livres de Moïse. Ibitabo rero byitwa ibya Mose nibyo byitiriwe ko ari iby'amategeko. Hakabaho n'ibitabo by'ubuhanuzi, abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato na Zaburi. Reka tubisome muri Luka ibice 24. Rero ubwo ndi gusobanura uko umuntu avugana n'Imana, nubwo abantu bahimbye uburyo bwinshi. Noneho hari amatorero yitwa ya Pentecosto, noneho yo hari n'abongeraho umuriro wa Pentecote. Hari ayitwa aya Giporoso. Ariko ibi byose abantu usanga banahuje. None twizera iki? Twizera Bibiliya. Kera buri gitabo cyari ukwacyo. Noneho impamvu byitwa Bibiliya ryavuye ku ijambo ryitwa Biblos, bivuga gukusanyiriza ibintu hamwe. Byitwa Bible, ni ibitabo 66, buri kimwe cyabaga kiri ukwacyo. Ariko noneho Bibiliya babikusanirije hamwe. Byanditswe muri Luka ibice 24, umurongo wa 44 niho duhera. Luka ibice 24. Maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose
no mu byahanuwe no muri zaburi bikwiriye gusohora. Urumva ni ibintu bitatu byanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose, wumve ko atari ariya amategeko 10, 10 commandment, ntabwo ariyo. Ibitabo byose bya Mose byiswe iby'amategeko, ubuhanuzi ndetse na zaburi bikwiriye gusohora, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ese duhamya dute ko turi kuvugana n'Imana? Hariho itangiriro igice kimwe ukaza gusoreza mu byahishuwe. Ibitabo 66 bigize Bibiliya imwe irimo isezerano rya kera n'irishya. Mu buryo bw'imyandikire isezerano ni itangiriro kugera muri Malaki, mu buryo bw'imyandikire. Ariko iyo winjiriye mu masezerano nyirizina uba uvuga isezerano rishya n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera biba bisobanura aho Imana yasezeranye n'abantu, ariko ibasezeranya umugisha ariko bazabona bubahirije nabo, niba bakundisha Uwiteka Imana yabo umutima wose n'ubwenge bwabo bwose, bakanitondera amategeko, nibwo uwo mugisha bazawubona. Rero ari byo Bibiliya igaruka ngo rya sezerano ryanjye bararyishe, biri muri Yeremiya 31. Nicyo gituma nzasezerana nabo isezerano rishya. Isezerano rishya rero muri Matayo 26 haranditswe ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Isezerano rishya rero byumvikane ni isezerano ry'imbabazi, ni agakiza. Mu Befeso haranditswe ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Byumvikane ko nta ruhare umuntu ari kugira, ariko isezerano rya kera ho ryarabanzaga kumubwira ibyo yuzuza ngo abone umugisha. Mu Befeso igice kimwe handitswe ngo Imana y'Umwami wacu Yesu ishimwe ko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka muri Kristo, mu isezerano ry'umujyi umwe twakira ubuntu kubwo kwizera. Cano ni ukwizera, umuyoboro ni ukwizera, ukakira ubuntu bw'Imana, ubuntu nyine free, ubuntu bw'Imana gusa. Aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya. Isezerano rishya rero niryo ryari risohoye kurya ryavuzwe muri Yeremiya 31, nzasezerana n'abisezerano rishya. Munumve ko ntaho bitanira n'Abaroma 3 twavuze mu 21. Hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, amategeko n'ibyahanuwe ni ibihamya by'uko gukiranuka, ariko ntabwo guheshwa n'uko wubahirije ayo mategeko. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu. Gucungura, gutangirwa impongano, gutsindishirizwa byitwa redemption, atonement and justification. Ibyo byose ni ibintu byakorewe umuntu yakira mu kwizera, ariko ntacyo asabwa. Nk'uko byanditswe kandi ngo nuko Aburahamu yizera Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Ndetse mu Baroma 4 haranditswe ngo nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu w'Uwiteka abaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Icyo rero cyitwa kubabarirwa nicyo agakiza, ibyaha byabo bigatwikirwa. Icyo nicyo cyitwa impongano. Amaraso yatwikiraga ibyaha by'uwatambiwe igitambo. Niyo mpamvu ibwirizwa ryavuga ngo asiga amaraso ku nkomanizo, asiga amaraso ku mahembe y'igicaniro, andi maraso yabyarire munsi y'igicaniro hasi. Bivuze ngo amaraso asibye ibyaha mu mutima w'Imana, anasibye ibyaha ku mutima utambiwe, kandi amaraso amenetse munsi y'igicaniro ahongerereye uwari nyir'icyaha, amumenetseho.
mu yandi magambo guhongera ni ugutwikiriza ibyaha amaraso. Uko niko kuri kubatura. Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ukuri ni icyo ngicyo, urupfu rw'umwami Yesu, amaraso y'impongano no kuzurirwa kugira ngo tubone intsinzi. Hanyuma kera rero ibitabo by'amategeko, iby'ubuhanuzi na zaburi niho abantu babashaga kubona umutima w'Imana, nk'uko aha ngaha Yesu yabigarutse ati maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri zaburi bikwiriye gusohora. Iyo yari yo Bibiliya y'icyo gihe ikomoza ku mategeko, ibitabo by'amategeko, iby'ubuhanuzi n'ibya zaburi. Nyuma yaho rero Yesu yarigishije, niyo mpamvu byitwa ivanjiri, byitwa 4 books of the gospel, ibitabo 4 by'ubutumwa bwiza: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Nyuma yaho rero haza ibyakozwe n'intumwa, intumwa ziri guhamya ibyo Yesu yakoze. Ubundi ntabwo ari intumwa zabikoze, ni ibyakozwe n'intumwa, ariko ni Umwuka Wera wabakoreshaga kandi zabaga ziri guhamya ibyo Yesu yakoze. Usomye mu byakozwe n'ibice 3, niyo mpamvu Petero yavuze ngo ko mudutumbira nk'aho ari twe dukoze ibi. Ahita atangira kubabwira Yesu ngo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi, kandi imbaraga z'uwo nizo zimuhesheje guhaguruka aragenda. Urumva babaga bahamya Yesu. Ubwo rero mu Baroma tujya tuvuga ko ari Pawulo wanditse igitabo cy'Abaroma, ariko ntabwo ari ibintu bihamywa neza, ariko uretse ko ari we twese twemera, ariko hari n'ababishidikanya bakerekana n'impamvu. Twihuta kumva ari we no mu Baheburayo. Ubwo rero Abaroma, Abikorinto, Abagalatiya, ugakomeza ukaza kugera no mu Byahishuwe, nk'uko Bibiliya yarinze ibyo bitabo 66. Ariko ntiyumvikane ko mbere y'uko iyo ivanjiri yigishwa ya Yesu n'ibyo bitabo by'intumwa n'ibitabo Pawulo yandikiraga amatorero, twumve ko mbere hari iby'amategeko, ibitabo by'amategeko n'iby'ubuhanuzi na zaburi. Hanyuma ni gute rero tumenya ngo turi kuvugana n'Imana nk'uko byanditswe mu Baheburayo ngo ariko ubu mu gihe cy'imperuka ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo ari we yaremesheje isi. Aho ngaho uhita wumva iri jambo ko haranditswe ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi Bibiliya yatangiye ivuga jambo. Yohana 1:1, mbere na mbere hariho jambo, yahoranye n'Imana kandi yari Imana, ibintu byose niwe wabiremye, ibintu byose byaremwe n'ijambo. Ni gute rero tuvuganira mu kanwa k'umwana wayo? Ubwo tuvuganira n'Imana mu ijambo ryayo. Ijambo wizeye uba wizeye Yesu, uba wizeye uvuganiyemo n'Imana, niyo yakiriye isezerano. Ariko hari ukuntu abantu bajyaga gusenga, niba n'ubu bikibaho, bagakubita ijerekani cyangwa ingoma, bakajya mu mwuka, bake muri bo bagatitira, bagahita bababwira ko Imana ivuze. Icyo gihe nabibayemo mu cyaro Kikayonza, Imana iravuze, abantu bagatape bavuga bati uyu munsi ko yari inafite umujinya, uyu munsi ko ngo yari ifite ifuhe ryinshi, kandi ni umwe muri bo wabwiye ngo imuhaye mesaje, umuntu agataha yumva ari mesaje. Rero Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Ni nayo mpamvu abantu batangiye no gupfobya Bibiliya bateruye. Ariko si ubona abantu bajya gusenga, bagasenga, haba hari ab'inginzi, si ikibazo, ariko icyampa niyo mpano nanjye ngasenga nkabo cyane rwose. Bo bagerayo mbere, bagafata konazi z'urusengero bakabanza bagasenga. Ikibazo ni uko wenda bajya bavuga imvugo numva zitumvikana,
ngo bari gukesha ikirere, bari kwirukana bagasenga, nyuma yaho hakaza abaririmba mu worship team bakaririmba, basenga hari igihe baba ngo babohoza ikirere bagasenga. Ubwo ndi gusobanura ukuntu abantu bagiye bigizaho Bibiliya, kandi umuntu wese wazanye imyemerere buriya yagendanaga na Bibiliya. Hari uwitwa John Wesley ashinga cyitwa Free Methodist, yagendeye kuri Bibiliya. Uwazanye ihinduramatwara mu myemerere Martin Luther yasomye Bibiliya, azana ihinduramatwara asomye Bibiliya, anahakanya avuguruza ibyariho, imyizerere yariho idafite aho ihuriye n'ijambo ry'Imana. N'abandi bose twaba Calvin cyangwa John Hus bo banaje na mbere. Ubwo ni nyuma y'intumwa abantu bajyaga b'influencinze isi yose basomaga Bibiliya. Ariko ubu ngubu isi sinzi iyo mvugo ko nayivuga mu Kinyarwanda, isi yabaye influenced cyangwa yokamwe, yayobowe n'ibintu gusa binyura abantu ariko bidafite aho bihuriye. Niyo mpamvu birigaruka kuvuga ngo abantu bahimbye uburyo bwo gusenga. Abantu rero bararamya, nta mwanya wo kwinjira mu bya Bibiliya cyane, niyo babigiyemo barabidayivatinga vuba babyihutana mu byo bashaka, ukuntu babishaka. Barangiza si umuntu akubwiye ngo Imana iguhaye icyayi gicyaha ababisha, ubu nk'iyo nyigisho umva yakugeza ku musaraba gute? So iyo gutindije iragutegera, ni slogans cyitwa inspiration zituma abantu gusa bishima ariko bidafite aho bihurira. Rero narindi gusobanura ibihamya by'ukuntu umuntu yaba azi neza ngo yizeye Imana koko, aba yizereye mu kanwa k'umwana wayo kuvuganira nayo mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5 haravuga ngo uko ni Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi, umuntu akishima amaboko ye, umutima we akimura Uwiteka. Umuvumo uba ku muntu mu mutima we yimuye Uwiteka. Bivuze ngo hari ibindi yimitse, hari ikindi yimitse cyangwa yihereyeho yiyimika. Imana ishaka ko tuyimika. Mu yandi magambo rero twimika ijambo ryayo, ku buryo ugira ubwoba bwo gufata umwanzuro udafite ibihamya by'uko ari ijambo ry'Imana, ari isezerano ry'Imana riwuguhaye. Hari umwene data numvise wo muri Cote d'Ivoire nyiranko yanditse ku gashopu ke k'amafuti kari we muntu mwiza mu gusiga irangi. Sinzi uko yaranditse best painter. Abantu bacaho n'imodoka bakaba bati umuntu wa mbere uriya muntu wa mbere akaba ari we duha akazi. Birangira abaye n'uwa mbere, abaye umukire. Bivuga ngo yari yarabikuye mu isezerano. Hari ijambo riba mu Bakorinto ba mbere ndarikunda cyane, haranditswe ngo kuko muri Yesu Kristo, niba ari Bakorinto ba mbere igice 1 handitswe ngo muri Yesu, ngo muri we nimo iri nta oya. Nutera intambwe imbere ufite uko kwizera, mpagarikiwe na Yesu, muri we nimo iri nta oya, ugatsindwa. Imvugo zisanzwe zijya zivuga ngo zatsindwe. Bakorinto ba 2 igice 1 ndakeka ngo uzatsindwe umugerageze, ngo ntuzatsindwe kukugerageza. Abakorinto ba 2 igice 1 ndi kuvuga ubwo niwubakira ku isezerano uzatera intambwe, kuko muri Yesu arimo iri. Ariko nanone hari ijambo ryo muri Yakobo rivuga ngo ubwenge buva mu ijuru n'ubw'ineza buraboneye bwemera kugirwa inama. Burana none hari igihe uforusa utagishije inama, wasanga wumvise n'ibintu nabi. Hari ikintu bajyaga batubwira ngo haravuga ngo utekereze, ugisha inama, ubaze. Gisha inama, mvugo yavuga ngo ask and confirm. Ntuga confirming utarabaza, mu gihe utari sure utabihagazeho ko ibyo urimo ari byo. Kubaza si ubugwari,
kugisha inama si ubugwari. Kurumva ko ubwenge buva mu ijuru ngo bugisha inama. So mu Bakorinto ba kabiri igice kimwe umurongo wa 19 aravuga ngo kuko umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije ibye jyewe na Siruwano na Timoteyo atari ye kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Niyo umuntu afite ijambo yavuganiye n'Imana mu kanwa k'umwana wayo, ari ryo jambo, utera intambwe ntabwo ugenda ushidikanya. Aravuga ngo ni ye. Umurongo wa 20 iby'Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari udutera kuvuga ngo amena, ngo Imana ihimbazwe natwe. Bivuze ngo ubundi ubihamya ute kuri mukuri? Ugendera ku ijambo. Kwimika ijambo niko kwimika Imana. Hari igihe navugishije pasiteri atubizi ute se ko ibyo bintu uzabigeraho, uzakura he ubushobozi? Mvuga ibintu bitari iby'Imana pe. Ndavuga ngo hari umuntu ngo wagiye muri misiyo yambwiye ko akivayo azama ku mafaranga. Aranyiyama cyane kandi koko avuyeyo ntayo yama. Bishoboke ko nari kumubwira ngo ukwezi uku nzajya kwigira perimi. Wabiteguye ute se biki? Hari umuntu uzaba amaze ukwezi avuye muri misiyo yanyemereye iki? Ngo ya ujye wizera Imana yonyine. Kandi koko nta ruhare n'uru abe no kumbwira ngo kuraje uwo muntu. Ahubwo agarutse yagize imishinga myinshi irimo no itarimo ko mwanasangira na fanta, nabyo ari biri mu byamuhombye. Ahari niko nabibonye. Koko nsanga tugomba kwimika Uwiteka mu mitima, ntihagire umuntu wimamo. Never. Yarambwiye ujye wimika Uwiteka wenyine, niwe udatenguha. Haranditswe ngo kandi uwambaza izina ry'umwami wese azakizwa. Niwe ubera abamwambaza bose ubutunzi. Ibintu byose iyo umushinga wose utangiwe n'Uwiteka ntabwo utsindwa. Kirazira ibintu byose, ntabwo njya mu buhamya bwose, ariko ibintu byose natangiriye ku isezerano byarubakitse. Ubundi umuntu atsindwa mu mutima n'intambara nyirizina zitaranatangira. Ariko iyo watsinze mpora mbigarukaho, Sawuli n'ingabo ze bari benshi, ariko Umufilisitiya Goliyati abatera ubwoba ku buryo Sawuli yibwiriye Dawidi ngo ntago wamushobora, yamenyereye intambara kandi wowe uri agasore k'umugenda. Ibyo nyine nicyo rero bajya bavuga ngo, nicyo ijambo rivuga ngo tugenda tuyobowe no kwizera, tutayobowe n'ibyo tureba. Nk'abantu babanje mu itorero ryacu aha, iyo batagengwa no kwizera konyine, nta bandi bari bubiyungeho, kuko hari ahantu hababaje. N'ubu kandi urebesheje amaso wabona tubabaje n'ibyishimo. Ahari ubona na bene data ushobora kubivuga uti bari kubyishakamo. Oye biba bihari by'ukuri, bishingiye ku kuri gusa, ariko ushingiye ku... Hari n'umuntu uherutse kumbwira ngo hari ahantu muhabaye igihe, ni hafi imyaka 17, kuko n'ubu nta gishamaje, ariko ko birahari, hari impinduka. Agenda haje haba imiseke imeze nk'imigano. Yes. So bivuze ngo umuntu wubatse Uwiteka. Kayonza najyaga mbwiriza bakambaza ngo tuzaze guterana, ngo baba ari bangahe? Hari igihe baba ari nka 7 mu yandi masengero bari 400. Ko biramaze. Uwavutse ubwa kabiri yarabuvutse koko, yavutse ubwa kabiri, afite ubugingo buhoraho kuruta ubwo bwinshi bw'abantu. Imana ijya kurimbura Sodoma, Aburahamu yaratakambye ati ese nuhabona abakiranutsi 50? Bakomeje badiringa kugera ku 10 ngira ngo. Ese nuhabona abakiranutsi 10? Ati nabwo simparimbura. Ariko ninde? Ni Loti wenyine.
nta bakiranutsi bari bahari. Ushobora kubona ubwinshi gusa bw'abantu, ariko se ni bangahe muri bo bavutse ubwa kabiri by'ukuri? Ni bangahe muri bo b'abakristo by'ukuri? Ubundi bavuga yuko 1/3 cy'abagize isi ni abakristo. 1/3 abakristo b'abantu hose mu Rwanda 90% niba atari 95% ni abakristo. Ariko garuka none ikibazo cya kabiri, abakristo b'ukuri kuko abakristo muri rusange babyita icyita rusange, akosa b'ukuri ni bangahe ku ijana? Rero abantu bakunda ubwinshi. Ababanje aha rero ntawe ari bubiyungeho iyo batabwiriza kubwo kwizera. Ugiye ngo umuntu arakururwa. Ejo hari urusengero naganirije reception yaho, irambwira ngo bajya bagira icyitwa amatorero shingiro, ngo ni nk'amaserire, ngo kuko abakristo bateranira barenga 1000, ngo umushumba wayoboye ntiyabamenya pe, ntabwo yamenya umuntu ku wundi. Mu gihe hano pasiteri abantu bose arabazi, ngira ngo ahubwo igisekeje agira na nimero zabo hafi ya zose. So hari umuntu wigeze ambwira ngo nimuvugishe nawe, ngo nta nimero ye mfite, ahita amugira akanda hari amatelefone ye ngo ngiye aho. Rero ngo bagira amatorero shingiro hirya ngo niho uyoboye ari we unarikomendinga umuntu ngo ahabwe icyangombwa runaka, urusengero rukuru rusabwe guteraho kashe, uyoboye itorero shingiro. Ko ngo abantu baba bari aho ntiwamenya n'umubare. So bivuze rero ngo abenshi bajyanwa no gusengerayo n'ubwinshi bwabo babona basanzweyo, n'ubwiza bwaho banasengera na morale zindi. Bivuze rero ngo bene data babanje kuvuga ubwa kabiri babayeho kubwo kwizera, kugira ngo hagire twe natwe tubiyungaho tuza nyuma. Kuko urebye ubwiza bw'abo basengeraga ntabwo ari buhari, yewe n'ubwinshi bwatera morale ntabwo, uretse morale yari iya Yesu gusa. Barabwiriza, niringiye ko n'ubu twabaho tureba gusa kuri Yesu, tugasangira ubutumwa bwiza n'uwo duhuye wese. Kuko uko biriyenda ubwinshi bwariyongereye, ariko n'ubundi ntabwo ubwiza bwo bw'ahantu hari intera bwagize ishamaje. So rero amaherezo nsubiye inyuma, Dawidi yanesheje Goliyati, kandi umwami Sawuli yari yanamugiriye inama ngo nabyihorere, maze amwambika n'imyenda y'urugamba. Dawidi amubwira ukuntu biri kumujena, agenda bisanzwe, ariko yaramwishe. Bivuze ngo iyo utsinze intambara mu mutima, niyo mpamvu dufite isezerano muri Matayo ngo icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. Numva nta ye irimo, ngo muri Yesu harimo ye yonyine. Niwumva ntaye ahubwo ufite oya, n'intambwe ntayo uzatera. Iyo utsinze mu mutima n'intambara uba wayitsinze. Iyo watsinzwe nka Sawuli n'ingabo ze, Goliyati ubwo bakunesheje. So rero ukomeje usoma hano umurongo w'8 uri kwerekana amahirwe y'umuntu wimika ijambo, wimika Uwiteka, ngo ntazatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cy'igiti ubwo ni wowe uzaba uguwe neza, ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Umurongo wa 7 rero musorezeho, hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Buriya kugira ijambo mu mutima ni ukugira Uwiteka. Yesu yaravuze ngo ndi ku rugi, wumva ijwi ryanjye agakingura ndaza dusangire. Ibyo waba urimo byose, niba ari n'ibihe araza kandi azagucura, niba ari ibihe bibi azaba ari we ubyirira, gusigire amahoro. N'ubundi niko ijambo rivuga ngo muri we tugira amahoro, iyi si yo nta mahoro itwemerera. Rero niringiye ko twakwimika ijambo ry'Imana, kuko niryo ritadutenguha, kandi niko kwimika Imana, nako kwimika Yesu. Tugira ijambo ry'Imana, tujya tubana naryo, turyishingikirize. Kandi burya Imana isohoza ibyivuze itiriwe igira ibindi yifashisha. Niyo mpamvu yitwa umuremyi. Umuremyi mu Cyongereza bivuga to create, kurema, to create
something out of nothing, kurema nta bindi wifashishije byitwa real materials. Abantu bafata iby'ibanze bakabiteranya bakagira ibyo bamanufacturing, ariko Imana irema ishingiye idafite ikindi yifashisha, ivuze gusa bikaremeka. Nuko Aburahamu yabyaye Isaka, nuko Dawidi yatsinze Goliyati, nuko kandi Mose yambukije Abisirayeli inyanja itukura arambuye gusa inkoni hejuru y'amazi. Imana gusa iravuga bikaba. Kadusubikira dusenga. Mana, mu izina rya Yesu twiringiye ko uri mu ruhande rwacu kandi uzatuneshereza muri byose. Ijambo ryawe riravuga ngo muri Yesu nimo ye iri, ntawe ye. Mutwemere gutera intambwe nk'uko twabyize ku cyumweru cyashize. Ababembe bateye intambwe, Uwiteka yumvisha Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'ingabo nyinshi. Intambara n'ubundi niwe wayinesheje. Udukundire kwivamo, utere intambwe imbere kandi uzatugwiriza ubuhamya bwinshi. Byose mbisabye nizeye izina rya Yesu.